Madihana nkunda iyo ngira umuhungu kugira ngo turi Imana bamwe bari ibintu bisanzwe anezeza cyane ngewe nkaba mu by'ukuri no mu bwana tukigera mu gihugu cy'u Rwanda muri za 1997 twatuye Gikondo ahantu twasengera bwa mbere hari muri Adeperi y'Abanyamugashekero hari n'abantu babonye n'amasura nabonye ndabibuka hanyuma twaje kwibuka tuza kujya Kicukiro dukomeza gusengera muri Adeperi yo tugatenga pastor yavuze ko nari kugira ko ntabwo siko bimeze ahubwo nakunda gukora ibivugo n'umwana ndetse ndabona abana batatu so ndashimana cyane no kuba nongeye kugira amahirwe yo kujya hanga ngarutse kuri iki gikorwa cy'izina Mama Teta ndetse na Papa Teta ni abantu bakomeye cyane ku mutima wawe. Mama Teta we mwita mama wanjye mu rwego rw'umwuka kuko amfasha byinshi bitandukanye anyigisha ijambo ama imbaraga amba hafi Papa Teta nawe ni umukungu amufasha muri business umupaka muri business so uvuga ngo ni abantu nakwita n'abantu bantu so ndanezerewe cyane kuba n'abashaka kwitabira kino gikorwa nahindi guhanga no kuba kari kuko ntabwo bizeraga ko nzaba ntabisora so Mama Teta rero kuri ukuntu nkunda iyo ngira umuntu ufite ikintu nkorera umurimo w'Imana biranezeza so ndivugira mvugire n'undi muvandimwe wako bari hano Mama Teta aramuzi witwa Jimmy Muyumbo nawe ni ubuzima cyane yambwiye ati aratanga $1,500 hari icyo Imana ishaka kuzankoresha umunsi uko ukwiriye nimuzatungurwa mu mwaka utaha igihe nk'iki tuzaza hano kuramya Imana. Ngira ikibazo cy'ama emotion cyane ariko nkunda Imana kandi nzi ko umunsi umwe nzayikorera, nzi ko Imana yashize muri position ndimo kuko hari igihe izankoresha. Isi mirashirana n'ibyayo indi ntambwe zanjye nundiriye wowe inyenyeri. Muri iki cyumweru gishize The Ben yongeye kugaragara mu mashusho ahamiriza Yesu imbere y'umunyamerika w'ikirangirire Ashton Hall wamaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi nyuma y'ibikorwa bye by'ineza nk'icyo aherutse gukorera umunyarwanda Enoch Uwizeye wamamaye ku izina rya Kagarara ariko ubu wahinduriwe izina akitwa Ashton Small cyangwa se Ashton Muto bitewe n'uko yatangiye kujya yigana bimwe mu by'uyu Ashton Hall akora birangira bimuhiriye kugeza ubwo bahuye bagahuza bikarangira amugejeje mu rw'imisozi igihumbi. Mu bantu batandukanye bagiye bahura n'uyu musore w'umunyamerika Ashton Hall w'imyaka 32 y'amavuko ufite cyane urufatiro mu byo kwizera Imana ndetse n'agakiza, umuhanzi The Ben yari muri bo, ariko umwihariko wabayemo n'uburyo The Ben yeruye akagaragariza uyu musore uburyo yakozwe ku mutima n'uburyo akunda Imana ndetse ntatenye kubigaragariza isi no kubihamya nubwo ari icyamamare dore ko akurikirwa n'abarenga miliyoni 30 ku mbuga ze zose. Mu gihe gito bahura na Ashton, The Ben mu marangamutima menshi yamuganirije muri aya magambo. Biragaragara ko ibyo ukora bifite intego irenze ibyo abantu babona. Bisa naho icyo abantu babonye muri wowe ari ukuyobora abantu bageze mu bwami bw'Imana. Nibyo agahebuza kandi nibyo nanjye nemera. Ntekereza ko byongeye igikundiro cyawe mu bantu. Yego twari dusanzwe tugukunda kandi dukunda ibyo ukora, ariko intego y'ibyo ukora iruta kuri ibyo tubona. Amagambo asa n'aya yo guhamya ibyiringiro bye no kwereka Ashton Hall ko bahuje imyizere kuko nawe ndetse ari ibintu yifuza kuyobora abantu mu nzira y'agakiza. Nibwo ari ubwa mbere umuhanzi The Ben abivuga, ahubwo yaranarenze asezeranya abakunzi be n'abamukurikira ko umunsi umwe azakorera Imana mu buryo bwagutse ndetse akazabahuriza hamwe nta zindi ndirimbo agiye kubaririmbira usibye zihimbaza Imana. Hari icyo Imana ishaka kuzankoresha umunsi uko ukwiriye nimuzatungurwa mu mwaka utaha igihe nk'iki tuzaza hano kuramya Imana. Tuje kuramya Imana, tuje kuramya indirimbo za album. Uyu muhanzi uzwiho guca bugufi no gukunda kugaragaza amarangamutima ye byimazeyo ndetse akenshi iyo atangiye kuvuga ku Mana no kubyo yamukoreye amarira muzenga mu maso, amarangamutima akaba menshi.
ariko se abenshi ko bamumenye aririmba indirimbo z'urukundo zakoze ku mitima y'abatari bake, ibyo gukizwa no kwifuza kuzakorera Imana byaje bite? Kuki afite intego yo kuzaririmbira Imana mu buryo bwagutse mu minsi iri imbere? Reka tubige imuzi tumenye icyaba cyihishe nyuma y'urukundo umuhanzi w'icyamamare Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben afitiye Yesu adahwema guhamya ko akunda kandi yifuriza abamukurikira kumumenya. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Ishimwe Uwase Natasha, mbahaye ikaze cyane kuri Nkunda Gospel. Mu gitabo cya Bibiliya yera mu Migani igice cyaho cya 22 umurongo wa 6 haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Mu mikurire ya Mugisha Benjamin wavukiye mu muryango wa Gikristo, yamenye ubwenge. Mama wari umubyeyi ukunda Imana cyane kandi agatoza abana be kuyikunda no kwitondera amategeko yayo. The Ben n'abavandimwe be bakuriye muri École de Dimanche cyangwa ishuri ry'abana ryo ku cyumweru mu rusengero, aho yigishijwe indangagaciro za Gikristo ndetse kuraririmbira Imana mu matsinda atandukanye kuko yakundaga kuririmba cyane, ari impano ye kandi afite ijwi ryiza rye ryihariye abamuzi bakundaga. Kimwe n'abahanzi benshi bafite amajwi meza, The Ben yatangiriye umuziki muri korali akiri umwana muto kubera gushishikarizwa n'umuryango we gukorera Imana, aho uyu musingi wa Gikristo ndetse wanamufashije kwagura impano ye yo kuririmba no gucuranga mbere y'uko yinjira mu muziki usanzwe. The Ben amaze kuba ingimbi yari afite itsinda ry'abandi bana baririmba bakajya gukorera Imana mu bigo bitandukanye by'amashuri yisumbuye mu myaka yashize, aho nko mu mwaka w'2005 The Ben na bagenzi be bagiye kuririmba mu kigo cy'amashuri cyitwaga Kabuga High School, cyari giherereye Kabuga. Bakora igitaramo ndetse barishimirwa ku rwego rwo hejuru, aho bari barangajwe imbere na Mugisha Benjamin wari utaraba The Ben tuzi uyu munsi. Icyo gihe abanyeshuri bose bibazaga kuri uwo mwana w'umusore wari ufite ijwi ry'agatangaza akaririmbira Imana ubona bimurimo. Ibintu byatumye kuri uwo munsi abanyeshuri batari bake bakira agakiza kubera gukorwaho n'indirimbo zisizwe amavuta y'abo bana b'abasore. The Ben wasengeraga mu itorero rya Vivant abarizwamo na magingo aya n'umuryango we. Nyuma yaho gato yatangiye kuririmba indirimbo zizwi nka secular music cyangwa indirimbo zisanzwe, aho yinjiye mu muziki abigize umwuga maze biramuhira, ndetse mu mwaka w'2010 yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri icyo gihugu yakomeje gukora umuziki arushaho kwamamara no kurenga imbibi z'u Rwanda. Abumwe mu bahanzi bacyo u Rwanda rwagize bashoboye kwandika amateka mu muziki. Indirimbo za Ben z'urukundo zaririmbwe mu bukwe, mu birori no mu buzima butandukanye bw'abatari bake. Nubwo yamenyekanye ku ndirimbo nyinshi z'urukundo, ariko The Ben yajyaga acishamo rimwe na rimwe akaririmba indirimbo z'Imana, aho twavuga nk'indirimbo yise Ndaje, Nkwite Nde yakoranye na Adrien n'izindi zitandukanye. Uburezi yahawe na mama we bwamufashije kugumana ikinyabupfura no kwiyoroshya, bituma bumwe mu bahanzi bakundwa n'ingeri zose z'abantu, abato n'abakuze. Gusa uko imyaka yagiye ishira, hari ikindi kintu abantu batangiye kumubonamo. Benshi bamuzi ku izina rya Tiger B, izina akunze kwivugaho kandi ryabaye ikimenyetso kimuranga. Izina rimusobanura nk'umunyembaraga ugira ubutwari no kudacika intege. Abandi benshi bakamufata nk'umwami wa R&B mu Rwanda. Muri iyi minsi kuri we hagiye hagaragara impinduka, aho akenshi yavuze Imana, amarangamutima murenga amarira agashoka ku matama ye, akavuga ko ibyo agezeho byose abikesha Imana ndetse ko ayikunda cyane kuko abizi neza ko ahari Imana yabyemeye kandi igihe kimwe izamukoresha. Ngira ikibazo cy'ama emotion cyane, ariko nkunda Imana kandi nzi ko umunsi umwe nzayikorera. Nzi ko Imana yanshize muri position ndimo kuko hari igihe izankoresha. Nyuma yo gushinga urugo rwe na Pamela Uwicyeza mu Kuboza 2023 ndetse bakanibaruka imfura yabo umwana w'umukobwa mu mpera za Werurwe 2024, The Ben udahisha ko intego yikomeye kandi ya nyuma mu buzima ari ukuzakorera Imana agasohoza isezerano yagiranye n'umuremyi we. Benshi bafashe ayo magambo nka gahunda y'igihe kirekire, gusa mu gihe gito asa n'atangiye kuba impamo, aho mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 The Ben yaje gutungurana cyane ubwo yafatanyaga na rimwe mu matsinda akomeye hano mu Rwanda aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Gisubizo Ministries.
bagasohora indirimbo y'amateka yakunzwe cyane yiswe Nabaye umwe n'Imana. Dore yataye kuri bicumuro byanjye, njye nabaye umwe n'Imana. Dore yataye kuri bicumuro byanjye, dore nabaye umwe. Igihangano cyuzuye ubutumwa bw'ubwiyunge n'Imana cyahise gihindura amagambo mu bakunzi b'umuziki we. Ahahise havuka amatsiko menshi cyane, benshi batangira kwibaza niba iki gihangano cyaba ari ryo tangiriro ry'urugendo rwe rushya rwo kwinjira neza mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana nk'uko yagiye abigarukaho kenshi. Gusa wahitamo kubigira ibanga ntiyagira icyo abivugaho mu itangazamakuru. Benshi bakavuga ko bategerezanyije amatsiko icyiciro kizakurikiraho cy'ubuhanzi bwe mu wundi murongo, nibiramuka bibaye ko afata inzira nshya agasiga umuziki wa secular nka mugenzi we Meddy. Gusa nta gushidikanya ko igihe aricyo kizaduha igisubizo. The Ben wishimiye cyane kugera kwa Ashton Hall mu Rwanda. Mu ijoro ryakeye mu rugo rwa The Ben habaye ibirori by'akataraboneka by'ubusabane ubwo yakiraga ku meza umunyabigwi ku mbuga nkoranyambaga Ashton Hall, waje aherekejwe n'itsinda rye ririmo Kagarara Ashton Small na Indian Ashton Hall, mu birori biteguye neza cyane byahuriyemo ibyamamare bitandukanye ndetse banataramirwa n'abana bo muri Sherry Silver Foundation babasusurukije binyuze mu mbyino zitandukanye zirimo iz'umuco nyarwanda n'izigezweho. Ashton wafashwe n'amarangamutima akagaragaza ibyishimo bimurenze yashimiye The Ben cyane ndetse avuga ko mu bihugu byose amaze gusura u Rwanda ari rwo rwamukoze ku mutima kurusha ibindi bihugu byose kubera uburyo abanyarwanda bamwishimiye cyane bakamwereka urukundo ndetse yizeza ko azagaruka. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu cya none. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, mwari kumwe nanjye Ishimwe Uwase Natasha, naho ubutaha no mu bindi biganiro. Shimana ngira ikibazo cy'ama emotion cyane, ariko nkunda Imana kandi nzi ko umunsi umwe nzayikorera byemye. Nzi ko Imana yanshize muri position ndimo kuko hari igihe izankoresha gikomeye cyane. Indirimbo mama akunda cyane ivuga dore ndaje wese ndaje umbwira icyo ushaka pfukamye imbere yawe nkoraho nkoraho. Niyo mpamvu twakundanaga cyane. Yarigaga Makerere icyo gihe, yaruhuka tukajyana mu murimo w'Imana. Ndashima Imana yabanye nanjye kandi ndashima Imana igenda itwongera abera bakijijwe. Yesu nashimwe cyane. Muvandimwe yabaga i Burundi, muza amateka y'abanyarwanda, abacu bamwe bari Burundi, abandi Kongo, abandi Uganda, abandi gutyo uko mubizi, ku buryo benshi tutaziranye kugeza n'uyu munsi harabo ntaramenya. Ariko ndashima Imana yabahaye agakiza bakaba abakozi b'Imana. Ndashima Imana ngewe njya nezezwa nuko twahisemo neza. Niba hari ibintu binezeza mu isi y'abazima nuko nahisemo njye. Yesu ashimwe cyane. Mbaramukije mu izina rya Yesu. Nejejwe no kugera muri iri teraniro. Ndashima Imana yaduhamagaye. Jyewe narokotse muri 77 mu kwezi kwa 10. 7 n'umunani mu kwezi kwa mbere itariki 9 ndabatizwa.
mbatizwa mu mazi menshi no mu mbaraga z'umwuka wera birakurikirana. Nta muntu mwene wacu nari nzi w'umurokore, nari nzi David wenyine, niyo mpamvu twakundanaga cyane. Yarigaga Makerere icyo gihe, yaruhuka tukajyana mu murimo w'Imana. Ndashima Imana yabanye nanjye, kandi ndashima Imana igenda itwongera abera bakijijwe. Yesu nashimwe cyane. Muvandimwe yabaga i Burundi, muza amateka y'Abanyarwanda, abacu bamwe bari Burundi, abandi Kongo, abandi Uganda, abandi gutyo uko mubizi, ku buryo benshi tutaziranye kugeza n'uyu munsi harabo ntaramenya. Ariko ndashima Imana yabahaye agakiza, bakaba abakozi b'Imana. Ndashima Imana, ngewe njya nezezwa nuko twahisemo neza. Niba hari ibintu binezeza mu isi y'abazima, nuko nahisemo njye. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera, sinzi niba ubu bakiyiririmba, ngo ngaya amahoro meza atangwa na Yesu, amahoro meza sungwa amafaranga ntiyaguha, amahoro atangwa na Yesu. Yesu nashimwe. Nabonye munsi y'ijuru nta kindi kintu kinezeza, hanezeza Yesu. Nabonye ubutunzi ntashobora kwakwa n'umuntu wese, nubuhishe muri jye. Ubwo rero buranezeza. Ndashima Imana ko nshobojwe kubabona, ndashima Imana ko nshobojwe kugera aha, ndashima Imana yaduhaye umuvandimwe twaramukundaga kubera mama yabaga i Kampala. Mama wabo iyo yavaga i Burundi yashyikiraga kwa mama, akabona kujya kureba bene wabo mu byaro. Yagaruka nanone agaca kwa mama, akabona kurira indege akajya i Burundi. N'abavandimwe bose bazaga i Burundi, n'abavagayo niho bacaga kwa mama. Rero ndashima Imana ko yaduhaye agakiza, tukaba duhuye dukijijwe. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwana wanjye yigeze kumwumva, kuko amazina narayumvaga ari ku ishusho ntayizi. Yigeze kumwumva muri Zayoni, arambwira ati mama, ati nabonye Pastor Dimo. Ndambwira uriya rero nubwo tutaziranye n'uwacu. Yesu nashimwe cyane. Arambwira ati ndamukunda, ndibuka yasinze ukuntu yabonye nomero ye ahita amuhamagara, bahita bavugana. Ndashima Imana yaduhaye umukozi w'Imana mu muryango w'umugisha. Ni umugisha ku muryango we, ni umugisha ku gihugu, ni umugisha mu isi. Icyubahiro kibi cy'Imana cyatumye avuka kugira ngo abe uw'umumaro. Reka ne gutwara umwanya, Yesu abaho umugisha. Reka duhe Pendo umunota umwe ashima Imana. Muvuze ngo uzaza uhigure. Twize ijambo rivuga ngo hari imbaraga mu guhigura icyo wahize. Hana amaze guhiga akaba tukampa umwana nzamuguha, aramuzana. Imana itiramufungurira imuha n'abandi. Ndavuze ngo umuhigo wose wahiguye Imana igufungurire n'ibindi, Imana igukingurira imiryango ifunze. Imana ishimwe cyane. Karibu Pendo. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ko naje hano kwa gatanu. Nari ndwaye ukuguru, nari maze iminsi ndwaye ukuguru kwarabyimbye. Kwa gatanu ndaza pastor aransengera ndakira. Narabyutse mu gitondo nsanga hakize. Ndashima Imana. Ikindi shima Imana, ndashimira Imana ko ejo twasenganye nkorerwa deliverance. Imana imbohora ibi nari maze igihe mboshwemo. Haleluya. Enoki ari cyo ushaka kuvuga? Sohoza itorero. Yesu ashimwe. Ndashima Imana cyane ko ndi imbere yanyu. Mu by'ukuri ntabeshya, yarashize imyaka myinshi nagera ahantu nkangaha. So nishimwe, ni n'ubuhanuzi biramenyesha ko nayo nzakurikiza anko muvuga butumwa. Imana ibamugisha. Aha wafatitse, uwinjiye hano ntasohoka. Mwaje uriya mwana yagiye, Pato yicaye he? Pato nabatije umuntu yasinze.
ntabwo ari pato, n'undi muvandimwe ahangaha yansabye ko ashaka kubatizwa, turabyumvikana turabipanga. Nijoro mutelefone numva ururimi ntiruva mu kanwa. Umuvandimwe waduhuje hamwe ati pastor tubivemo, niturabikora. Ndabwira nta bantu baracuritse ibintu. Ni bangahe muri mwe ubanza kuba clean imbere yo kujya muri douche? Ariko murumva ukuntu twacuritse ibintu, ngo umuntu abanza ase neza abone koga. Oya, umubatizo ni umwuhagiro, ni ukuhagirwa. Ndaza ntanga ubuhamya ahangaha ko umuntu namubatije, bitamba ni ninde ushaka kubatizwa wundi. Abantu bamanika amaboko bageze kuri 21 gutyo. Harimo umumama watangiranye na church yacu i Burundi, arahangaha yagiye kubatizwa. Pastor David yambwiye ati bite wanyuze hariya barakumenya, amubaza gusa gahunda, amwe ati ni byiza ugende uvugane na pastor. Ahita acika intege, kuvubwa imyaka 30 yaranze kubatizwa. Nawe ahita arabatizwa uwo munsi twabatizaga ba pato. Pato rero asa n'amadredi n'amahereni, ariko afite ubwoba. Abantu bambaze uramuhati ni cyane, ntibizakurikira muzabireba, none mwabibonye. Imana ishimwe no kubw'icyayi cya Damasi na mami cyatumye ikiyeri kimubera X. Hallelujah! Oh hallelujah! Yesu ni mwiza, arihagije. Mureke kumushyiraho utundi tuntu. What is this? Mbwira umvanti byoroshye nukuri. Nawe yarabyoroheje, sinzi impamvu tubikomeza. Badawe n'umwaka wo korohereza. Mwene data Bosco yaje kumbwira ngo ubwire abantu bitegura gutanga ubuhamya bw'ibyabaye bihetswe n'iri jambo. Haleluya! Abantu Imana yorohereje, mwitegura gutanga ubuhamya, hanyuma butwinjize muri 2024. Muri ibi byumweru bizapangwa muri gahunda y'itorero dutanga ubuhamya. Imana ibaho umugisha. Reka mwanya The Ben nawe Enoch niwe bucura bwa mama Esther. Hano harya ufite abana 6 barindwi, 6 rero bahagarariwe n'aba 3. Abahungu ni 4 n'abakobwa 2. Hatangira umukobwa, hanyuma naga itajya hagati ya harimo Elia na Dani uri Arizona, twarabonanye. Imana ibaho umugisha. Karibu. Ese shimwe, nitwa Ben Mugisha, nkaba ndi umuneve wa pastor. Nejejwe no guhagarara imbere yanyu, ndetse nanabishima Imana kuko ni ahantu hakomeye cyane. Shimishijwe no kuba ndi kumwe n'umubyeyi wanjye ndetse n'abavandimwe banjye muri church ya Edmond ya Vivant. Ndumva ndi overwhelmed, muranyihanganira. Ariko nateraga chorus k'indirimbo nanditse yitwa Ndaje, indirimbo mama akunda cyane, ivuga dore ndaje wese, ndaje umbwira icyo ushaka, pfukamye imbere yawe, nkoraho dore ndaje wese, ndaje umbwira icyo ushaka, pfukamye imbere yawe.
ndashima Imana ngira ikibazo cy'ama emotion cyane ariko nkunda Imana kandi nzi ko umunsi umwe nzayikorera yemye nzi ko Imana yanshize muri position ndimo kuko hari igihe izankoresha gikomeye cyane. So ndumva nabatumira mu bukwe mfite sinshaka kuvuga byinshi. Pastor muyaba Kristo bose mu bukwe buzaba le 23 ndetse na le 15 ejo bundi kandi nawe uzaba uhari. Imana ikumugisha. Hallelujah.